umpe Bibiliya kuko ari inezeza, umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Abalewi igice cya 4, cya 5, cya 6, cya 7, cya 8, icya 9 n'icya 10. Imana izatuyobose Mwuka Muziranenge. Abalewi igice cya 4. Ibitambo by'ibyaha. Muri Isirayeli habaga ibyaha bitatu. Icya mbere ni icyaha umuntu yabaga atagambiriye. Icya kabiri ni icyo yabaga yaragambiriye nyamara nyuma akihana. Icyo cya gatatu ni igihe umuntu yihandagazaga abizi kandi abishaka akegamica ku Mana. Icyo cyaha cya nyuma nticyatambirwaga igitambo, ahubwo yabaga yihandagaje rwose agatuka rya zina, agatuka Mose n'amategeko, yararimburwaga agakurwa mu bwoko bwe. Uwabaga yakoze icyaha ariko n'icyaha kitari icyo kwigomeka ku Mana, uwo yazanaga ikimasa bitewe n'amikoro ye, maze akarambika ikiganza cye mu ruhanga rwa cya gitambo, maze noneho umutambyi akamutambira igitambo cye ndetse amaraso ya cya gitambo akaminjagira kuri wa mwenda ukingiriza ahera cyane, kuko washushanyaga Kristo. Icyaha burya kidutandukanya n'Imana kandi cyangiza amasengesho yacu. Imana niyo yahisemo kwiyunga natwe mu ishusho y'ibitambo byashushanyaga igitambo cya Kristo Yesu. Abalewi igice cya 5. Kwimenyaho icyaha. Intambwe ikomeye cyane kandi ishimishije mu rugendo rw'agakiza ni ukwimenyaho icyaha. Muri iki gice havugwamo ko uwakoze kujya uhumanya cyangwa akanga gutanga ubuhamya bw'ibyo yabonye cyangwa akarahira ariko ntabikomeze, yasabwaga kuzana umwana w'intama ukuraho icyaha cye. Iyo yabaga ari umukene atabona intama, yazanaga intungura 2 cyangwa ibyana 2 by'inuma. Icyo gihe inuma barazororaga ndetse n'intungura zarabonekaga cyane. Imana ntibasha kudusaba ibyo tutabasha kubona, ahubwo kubera urukundo rwayo rutarondoreka yiyemeje no kuduha igitambo ubwayo ubwo yaduhaga Kristo Yesu. Iyo umuntu atabashaga kubona intungura 2 cyangwa ibyana 2 by'inuma, nabwo yazanaga ifu nziza ngo iturirwe kumukuraho urubanza rw'icyaha cye. Wabaga yarirengagije gutanga 1/10, ahubwo akagikoresha mu bindi cyangwa andi maturo. Iyo yimenyagaho icyaha yazanaga cya 10 yongeyeho 1/5 cyacyo. Iyo umuntu yabaga yagize uburyarya cyangwa uburiganya akampurira by'abandi, yategekwaga kubigarura ndetse akongeraho 1/5. Iyo yabigenzaga atyo yatambirwaga igitambo kimukuraho urubanza. Abalewi igice cya 6. Amabwiriza agenga abatambyi. Uhoraho yategetse abatambyi ko ntihagira uzana igitambo cyo koswa kizajya kiba ku nkwi ku gicaniro burinde bucya. Uku niko kw'Imana kuzuye, natwe tukaba ibitambo bizima. Uhoraho yategetse ko amaturo y'impeke n'ifu azajya azanwa mu buturo bwera, maze Aroni agakuraho urushyi rw'ifu atwikira ku gicaniro, isigaye igatunga abana be n'Abalewi bose. Imana yategetse ko amatungo y'impeke n'ifu tuzayazana mu buryo bw'amafaranga muri iki gihe, kugira ngo abiyeguriye umurimo w'Imana babone ikibatunga n'imiryango yabo. Igitambo gitambiwe ibyaha cyaribwaga n'umutambyi wagitambye, ndetse abantu bakirinda ko amaraso yacyo abakoraho. Nyamara icyatambirwaga iteraniro cyo nticyaribwaga, ahubwo cyarakongokaga kigashira. Abalewi igice cya 7. Ibitambo by'uburyo bwose. Hari igitambo gikuraho urubanza, iki nacyo umutambyi wagitambye yakiryagaho. Igitambo cy'uko bari amahoro, iki umuntu yashoboraga kugitamba abyitekerereje. Yashoboraga kugitamba nanone kubera umuhigo yahise, maze Imana ikayimusubije. Yashoboraga nanone kugitamba bitewe n'urupfu Imana yamurokoye. Imana yababujije kurya amaraso ndetse n'ikirira cyangwa ibisigazwa inyamaswa zariyeho. Abahanga bemeza ko uburwayi bwinshi buba buri mu maraso. Muri aya mategeko meza rwose hari hakubiyemo no kutwifuriza amagara mazima iteka.
Imana yishimira impano ndetse n'amaturo yo kuvuka no gushima dushyira mu biseke ku munsi w'isabato, kuko bigize umugabane ukomeye cyane muri gahunda yo kuramya. Iteka dukomeza kumva dusabanye n'ijuru mu buryo buruseho igihe dutanga. Abalewi igice cya 8. Kwerezwa umurimo wo kubaka ihema wari urangiye, kandi amategeko n'amabwiriza bagombaga kugeraho yari amaze gutangwa. Hakurikiyeho kweza abatambyi. Uhoraho yahamagaye abantu bose ngo bateranire ku buturo bwera, maze abatambyi berezwa mu maso ya rubanda. Icya mbere cyabaye ni ukubuhagira. Imana iyo iduhamagaye mu murimo wayo ibanza kutwezaho ibizinga by'ibyaha. Niko byagenze ubwo yahamagaraga Yesaya. Mu mwaka umwami Uziya yapfuyemo, Yesaya yabonye umwami Imana yicaye ku ntebe yayo, maze marayika afata ikara ku gicaniro araza arimukoza ku munwa, amukuraho gukiranirwa kose. Imana itweze kandi dukoze ikara ku munwa itwuhagire. Bamaze kuhagirwa n'amazi, Mose bambitse amakanzu y'ubutambyi. Natwe tumaze kuhagirwa n'amazi mu mubatizo, twambikwa gukiranuka kwa Kristo. Yabasutseho amavuta ashushanya Mwuka Wera usukwa muri twe tumaze kubatizwa no kwegurira Imana. Aroni n'abana be barambitse ibiganza ku kimasa, maze ibyaha byabo bishyirwa kuri cyo ngo kibabere igitambo. Icyashushe umurimo wo kwezwa ni uko batetse inyama n'imitsima bayirira ku muryango w'ihema. Imana iyo imaze kuduhamagara niyo idutungisha ubuntu bwayo. Abalewi igice cya 9. Kweza abatambyi birangira, Mose yeretse Aroni n'abana be uburyo bwo gutamba ibitambo. Aroni n'abana be batangiye umurimo wo gutamba, ndetse babanje kwitambira bo ubwabo, maze umurimo urakomeza. Uhoraho yemeye igitambo cya Aroni kuko ubwiza bwayo bwarabamanukiye. Ni henshi cyane dusoma muri Bibiliya ko Uhoraho yemeye ibitambo by'abantu bayo. Niwe wishimiye igitambo cya Abeli, icya Salomo ndetse n'icya Eliya ku musozi Karumeli. Imana yishimira kwakira amasengesho yacu iyo dusabanye gukiranuka. Aroni yamanitse amaboko yerekeje ku bantu abayasha umugisha. Imana yishimira ko natwe tugira uruhare mu guhesha abandi umugisha. Ubwiza bw'Imana bwahise bubonekera Abisirayeli bose, maze abantu barishima cyane, baranezererwa, ndetse bahimbaza Imana bikubita hasi barayiramya. Abalewi igice cya 10. Ibya Nadabu na Abihu, abahungu babiri ba Aroni bari baragiriwe ubuntu, maze bahinduka abatambyi. Mose yarabuhagiye ndetse bambika imyambaro y'ubutambyi kandi abasiga amavuta. Bari barazamutse wa musozi w'Imana, maze babona Imana imbere y'Abisirayeli, ndetse barira ibyo kurya byo mu ijuru imbere yayo. Bari ibirangirire kandi bari bariboneye ubwiza bw'Imana kuri wa munsi wo kwerezwa ubutambyi. Igitangaje, bari bafite imico mibi ndetse bari abanyabyaha cyane. Bakoreraga ibyaha hanze y'ihema, maze igihe kimwe mu masaha y'igitambo basanga umuriro wazimye. Barahura umuriro wo muri rubanda bawuzana imbere y'Uwiteka, maze umuriro w'Uwiteka ubwawo, wa wundi wakongeraga ibitambo, uraza urabakongora kuko imibiri yabo yari yuzuyemo ibyaha no gusuzugura Imana. Abatambyi babujijwe kunywa ibisindisha ndetse no kurangara. Imana itugirira neza cyane. Hano hari ubundi busobanuro. Yesu niwe wabashije kuba igitambo kizima. Amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha, yicara iburyo bw'Imana. Tubisanga mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 12. Yesu niwe gitambo cyoswa, kuko Efeso igice cya 5 umurongo wa 2 havuga ko yabaye umubavu uhumura neza. Niwe turo ry'ifu n'iry'impeke. Kuko mu rwambere rw'Abakorintho igice cya 15 umurongo wa 20 havuga ko yazutse akaba umuganura aho basinziriye. Niyo gitambo cy'uko turi amahoro. Kuko mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 1 havuga ko ubu dufite amahoro ku Mana ku bwa Kristo. Yesu niyo gitambo gikuraho ibyaha, kuko mu rwa kabiri rw'Abakorintho igice cya 5 umurongo wa 21 havuga ko utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Kristo ni nayo gitambo gikuraho urubanza, kuko igitabo cy'Abaroma igice cya 4 umurongo wa 25 havuga ko yatangiwe ibyaha byacu, arazurwa ngo dutsindishirizwe.
Yesu igitambo cyoswa, igitambo cy'uko turi amahoro, igitambo giturirwa ibyaha, igitambo gikuraho urubanza, izina rye rishyirwa hejuru. Muri iki cyumweru cyose Imana isaka ibuze Mwuka Muziranenge muri Bibiliya imbwira iby'ubugingo hamwe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ni ubuhe bwoko bw'ibitambo waba wibuka? Ni ibitambo byoswa, ibitambo by'ibyaha, ibitambo by'urubanza, ituro ry'impeke n'iry'ifu. Icya kabiri, ni ibihe bintu byaranze kwezwa kw'abatambyi? Ni ukuhagirwa, kwambikwa imyambaro y'abatambyi no gutamba ibitambo. Icya gatatu, ni uwuhe muriro watwitse Nadabu na Abihu? Ni uwavuye imbere y'Uwiteka. Imana ibahe umugisha.